ubuzima ndimo mpagazemo nanyuzemo nabwo bitewe n'umuntu ndiho navuze biriya kugira ngo abana banjye babeho sibyo nta mama mfite nta papa mfite nta muntu wari bufasha abana banjye naho bavuka kwa mabukwe nabo ubwabo bari bamaze kwihakana abana nkimara gusenya urugo mbura hepfo mbura no haruguru niga gushakisha iki kontenti ndavuga atari koko kera ndi umukobwa najyaga ngira abadamu inama ajya no mu ijuru numvaga ari umuntu nyine utahuza na buri muntu wese uciriritse ubuzima ako kuba dusangiye Marene Marene akaba yaranyongoreye mu gutwe bimwe by'abanyamarene bagira gutya ati gutya na gutya humura ntabwo narigize ngo ugiye kunsoma oya humura mu izina rya Yesu Marene akongorera Pastor Mutesi nanjye akanyongora nawe akaza akakongorera ariko biranarenze byo ntunakine birarenze kumva Marene wawe ari we Marene wa Pastor Mutesi kwera ikinishimye nkibagirwa ko ndi kuri kamera oya nta kibazo mbove rero abantu batakuzi ufite YouTube channel yitwa Vestina TV show inyuraho ibyo twakwita ibishego ariko bandika mu nyuguti nkuru mu magambo makuru hari uku sibyo hari content abantu nyine urareba ngo ese bakeneye iki hari abantu buri muntu wese agira ibyo akunda nararebye ndavuga ati muri iki kinyejana ingo ziri gusenyuka nararebye ndavuga ati nakuriye mu itorero rya DPR ntabwo nari nzi gutanga keya kandi nabibonyemo isomo kuko udatanga keya byatumye umugabo wanjye ajya hirya no hino kubwo hari uko ntari nzi ni nk'iki cyatumye umugabo wava mu rugo wenda tunoshereho gatoya n'abantu badukurikiye umugabo wundi yagiye kukwitwara neza gute nese ubundi ko hari ikiganiro nigeze nkora ko umugabo yajyaga gukubita ari naho baguhungije bakaguha amata nuko wari wamuhaye nabi ya hari ukuntu umugabo aba yavuye hanze sibyo avuye hanze ukazana ibintu mu bandi bagore nyine mpuzabitsina abantu batabizi bitewe n'isi tugezemo umuntu wenda amenye ngo izi pozisiyo umuntu amenye ngo bigenda uku wabikora uku kuko narabonye kuri channel yawe ufata agasekuru wagahindura igitsina cy'umugore ufata agahini ugahindura igitsina cy'umugabo ushyiramo n'utuzi narakubonye naragikurikiye cya kiganiro kimaje kugira ibihumbi 100 abantu bamaze kugikurikira abantu namwe ariko mukunda byashyushye none se ni bibi noneho ibyo bintu hari umuntu ushobora kubibona agatabu yumva ko inyigisho uri gutanga wewe uri metere w'izo nyigisho nyine kubizi urumva nawe gufata akantu k'agasekuru ugashyiramo umuhini ugashyiramo utuzi hari ibintu bugiye reka ntangire mbasuza mwe mukurikira inkuru n'ibiganiro tubagezaho buri munsi Imana ibaho umugisha mwinshi cyane ndetse Imana ikomeze kubita aho muherereye abari mu Rwanda abari hanze y'igihugu Imana ibaho umugisha by'umwihariko abantu bari muri Australia nk'uko mubigaragaza ko muba mudukurikiye namwe Imana ibaho umugisha Amerika Canada n'ahandi ku migabane igiye itandukanye ni ukuri Nyako TV Isano Network Imana ikomeze ibaho umugisha kubwo gukurikira inkuru zacu turagarutse tugarukanye n'umubyeyi abantu muramuzi bamwe na bamwe ko si mushyashya hano cyane ko afite YouTube channel ariko wenda content inyuraho birashobora kutarabimenya afite YouTube channel inyuraho content ibiganiro nyine by'abubatsi ngo cyangwa se ibyo mwita amabanga y'urugo bya biganiro bitaba byemerewe ko umwana utari hejuru y'imyaka 18 abyumva cyane ko biba binariho by'umwihariko muzanye mu buryo bubiri ahuje Marene na Pastor Mutesi ndashaka gukubita tubangura ikindi guzana Marene na Pastor Mutesi ariko kandi ni n'umuhanuzi abantu benshi basenga bamuzi mu ishusho y'umuhanuzi kazi ntatinya kuvuga ko hari ibyagiye hanura mu bihe byatambutse bigasohora ariko yagiye akunda kugaragara mu biganiro byinshi avuga ngo njyewe ntago ibiganiro nkora nabivanga n'ubuhanuzi suko impano y'ubuhanuzi yagiye ahubwo nuko mbona ntabivanga ngo bikunde nabyo ndashaka kuza kumubaza muri iki kiganiro ese ni impano nabwo ni impano Imana yagoye yo kuvuga ibi biganiro ko duheruka ari bubashe kudusobanura bitandukanye turakwakiriye murakoze ndabasuhuje cyane abantu badukurikiye kuri iyi shene yihe kuri Nyako TV turabasuhuje cyane
dusuhuje abantu b'abadiyasipora rwose. Ako kuki ukunda abadiyasipora? Ndabakunda cyane, buriya abadiyasipora ni ubuzima. Ngo iki? Abadiyasipora ni ubuzima? Abadiyasipora ni ubuzima. Amaye nka guteze? Abadiyasipora ni ubuzima. Burya umuntu uba waruriye indege yiwe akagenda agatega indege yiwe akajya mu gihugu cyo hanze kandi akakibaho akabayo atihishe, akabayo mu buryo buzwi bwemewe, buzwi, igihugu kimuzi, atagiye kukigambanira akagenda agiye kukivuga neza, agakurikiza gahunda zose z'igihugu cye neza. Uwo muntu aba ari uwo kubahwa. Uwo muntu aba ari uwo kubahwa. Ariko abadiyasipora ikintu bari bagukorera nyine wumve ko byatuma ububaha muri ubwo buryo. Nta mudiyasipora urankorera ikintu cyiza, ariko nigeze ngira umudiyasipora da yankoreye ikintu kizamo ukuntu cyabaye kizamo, ariko kiza kubamo kabi, kiza kubamo kibi, ariko ni cyiza. Nanjye burya iyo nicaye numva ngo mpuje na Pastor Mutesi Marene, Marene wanjye yanyiciye ikintu bita igini. Ariko se reka nkubaza, ubundi none ahangaha aho ibintu biparitse ntushyiremo ibintu by'amarangamutima. Pastor Mutesi nawe ubona ari nde noneho ufite nk'agaciro karemereye? Buno ni njye ndarenze. Urenze gute? Ikintu cya mbere cyitwa kurenga kumva ndenze. Marene wanjye ndamushimiye ko yabaye Marene wa Pastor Mutesi. Yego. Mutesi numvaga kumusuhuza byo byonyine nahita njya no mu ijuru. Numvaga gusuhuza Mutesi. Ni ukuvuga ngo najya no mu ijuru, numvaga ari umuntu nyine utahuza na buri muntu wese uciriritse ubuzima. Ako kuba dusangiye Marene. Marene akaba yaranyongoreye mu gutwe bimwe by'abanyamarene bagira gutya ati gutya na gutya, humura ntabwo naringize ngo ugiye kunsoma. Oya humura mu izina rya Yesu. Marene akongorera Pastor Mutesi, nanjye akanyongorera nawe akaza akakongorera. Biranarenze byo ntunakine. Birarenze kumva Marene wawe ari we Marene wa Pastor Mutesi. Ese kwera ikintu ishimye nkibagirwa ko ndi kuri kamera. Oya nta kibazo. Mbove rero abantu batakuzi ufite YouTube channel yitwa Vestina TV Show. Vestina TV Show inyuraho ibyo twakwita ibishego. Ariko bandika mu nyuguti nkuru mu magambo makuru. Hari ukuntu bandika mu nyuguti ntoya bakabona ba Vestina na ba Dorcas. Ariko inyuraho ibishego. Ntari ibishego. Atari ibishego. Ni inyubako ni inyuraho ibiganiro by'abubatsi ngo. Urakoze. Nabitegura kubaka. Nibyo urakoze ku nkosora. Nabitegura kubaka. Yego. Abantu benshi baribaza ngo umuntu wari umuhanuzi ni gute avuga aya magambo ava mu kanwa ke, akanwa kavuze iby'Imana. Ni gute gashobora kuvuga mu mbabare nanjye umunsi mbahe ku gishego ho gatoya nako ku bintu by'abubatsi ngo. Ni gute akanwa kavuze Matayo kakavuga Luka kakanyuramo Mandogerere. Nyine ubwo nshatse vuba kakanyuramo ubuhanuzi. Abantu baravuga ngo ni gute akanwa kavuze Imana kakavuga ubuhanuzi kagasengera abantu. Kandi vengewe nagukoze iperereza ku bakozi b'Imana bo muri ADPR bamwe baba n'ubundi bari imbere n'ubundi kandi no kuri iyi mihanda bakunda kunyuza ibibwiriza. Umwe muri bo ntago nshaka kumumenshoninga izina aravuga ngo uriya Vese ureba iyo yakubwiraga ngo urapfa warapfaga, mbese ntiyatandarazaga. Iyo yakubwiraga ngo ubonye amafaranga wabonaga amafaranga. Nihe mpamvu wisanze mu kuganiriza abantu akanwa kawe ugashiduka kavuze ngo dore uko banyaza nguko. Nyine umuntu wavugaga Matayo akavuga Luka wisanze muri iyo content ute niki cyabiteye mbere na mbere? Ni Imana yahagushyize byagenze gute? Abantu benshi baza bari kubeshyera Imana. Nta Mana yahansize n'ubuzima. Ubuzima nibwo bwahansize. Buri muntu wese wancira urubanza njyewe ubu ngubu njye sindiho, ariko abana banjye bagombaga kubaho. Nuvuga ngo ubikora mu buryo bwo kugira ngo abana banjye wehu ubwo wapfiriye abana wabyaye. Wapfiriye abana nabyaye ndemera nambara isura itari njye. Nambara isura itari iyanjye. Ni ukuvuga ngo ubwo ufite isura itari iyawe. Yego, isura mfite ntabwo ari iyanjye.
isura ndacyari vesi wa kera, umwe wabatijwe mu mwuka akavuga mu ndimi afite imyaka 13, yego agahanurira abantu afite imyaka 13. yego niwe njye. Ariko uyu munsi wa none kubw'ubuzima ndimo mpagazemo nanyuzemo nabwo bitewe n'umuntu ndiho navuze biriya kugira ngo abana banjye babeho, sibyo? Nta mama mfite, nta papa mfite, nta muntu wari bufasha abana banjye, naho bavuka kwa mabukwe nabo ubwabo bari bamaze kwihakana abana nkimara gusenya urugo, mbura hepfo mbura no haruguru, niga gushakisha iki kontenti. Ndavuga atari koko kera ndi umukobwa najyaga ngira abadamu inama. Nuvuga ngo n'ubundi muri wowe rero intama zari zirimo zari zirimo abantu banze, hari abantu banze twasenganye bakundaga kunyita Keya, ngo dore Keya yaje. Iyo nabaga ndi umurokore nteze igitambaro banyitaga Keya. Nakundaga kwigisha nkabwiriza ijambo ry'Imana, haba harimo abagore nigishaga abagore bubatse nkiri umukobwa, nkabigisha uko bagomba kwita ku bagabo babo, uko bagomba kubaha, nkabasomera ijambo ngo kubwo kwirinda gusambana. Ibyo Pawulo yanditse akavuga ngo kubwo kwirinda gusambana, umuntu wese, umugabo wese agira uwe mugore, n'umugabo agire uwe n'umugore, umugore wese agira uwe mugabo, umugore wese agira uwe mugabo, n'umugabo wese agira uwe mugore. Ariko bibaye byiza ngo igikuru nuko mwagira gute mwabireka. Yego, ngahera aho ngaho rero kontenti nkayimanuka nabwo nkiri umunyamasengesho. None se ndibaza iki kibazo, Yego, ko iyi kontenti wayinjiyemo umugabo wawe yaragarutse, kuki wayinjiyemo? Nicyo abantu bari bite bibaza. yego. Umugabo ko yari yamaje kuza, ubuzima bwabaye bubi gute kandi umugabo yari yagarutse? Oya, ibi bintu kontenti iriya kontenti mvugaho nayivuze umugabo wanjye ataraza, sibyo? Hari kontenti abantu nyine urareba ngo ese bakeneye iki. Hari abantu buri muntu wese agira ibyo akunda. Nararebye ndavuga ati muri iki kinyejana ingo ziri gusenyuka. Nararebye ndavuga ati nakuriye mu itorero rya Deperi, ntabwo nari nzi gutanga Keya, kandi nabibonyemo isomo. Kuko udatanga Keya byatumye umugabo wanjye ajya hirya no hino, kubwo hari uko ntari nzi. Ni nk'iki cyatumye umugabo wava mu rugo? Wenda tunoshereho gatoya n'abantu badukurikiye, umugabo wundi yagiye kukwitwara neza gute? Nese ubundi ko hari ikiganiro nigeze nkora ko umugabo yajyaga gukubita, ari naho baguhungije bakaguha amata, nuko wari wamuhaye nabi? Ya, hari ukuntu umugabo aba yavuye hanze, sibyo? Avuye hanze ukazana ibintu mu bandi bagore nyine. Yego, ukazana ibintu byo kwerekwa, wamubwira uti mbonye gutya, wari umeze uko, mwagiye mu nzu iyi n'iyi, ishambura iyi n'iyi, nerekwa. Ibyo nabibonaga nerekwa. Noneho we rero ntabwo yasipozaga ko mbyeretswe, ahubwo yarambwiraga ati wanshizeho abarinzi. Hari umuntu wabikubwiye, hari umuntu wabikubwiye. Bityo rero we ntasipozaga ati iyi Mana ihishurira umuntu ikamwereka buri kintu cyose niyi, kuko njyewe nderekwa na n'izisa nubwo mvuga ibishego, nta kintu gishobora kumbaho ntakizi. Bivuga ngo ikintu cyose kigiye kukubaho n'ubundi Imana ibarangije kukikubwira. Imana ishaka kumbwira iti itwararika aka kantu kagiye kukubaho. Mba nkizi rero aho ngaho namuhaga nabi akigendera. Wamuhaga nabi akigendera. Nize mbogamizi none aha ngaha aho umaje gukorera biriya biganiro ushobora kuba warahuye nabyo? Ese nta bantu bakuvuyeho? Ese hari abaje? Ese feedback ukuramo ubonamo ni iyihe mu biganiro byawe? Umva ikintu kibi cyambayeho. Ikintu kibi cyambayeho mu kuvuga ibi bintu, inshuti zange zambonye nk'umuntu wasaze. Uri kubyumva? Niba abantu nibwiraga ati nguriza 1000 akakinguriza, nkajya kugipagasa nakora ikiyede, naba umuzunguzayi nazunguza, kuzunguza nubwo bitemewe, nagira gutya najya nkakibona nkakimwishura. Abo ngabo nta numwe nshobora kubwira ati nti1000. Hari nubwo bagira turiya muntu usigaye avuga ibishegu arayatamba ikuzimu, ntagire n'uyampa bakavuga ko ntakijije. Urumva izo ni iki? Ni imbogamizi. Ntawe urakwandikira se akubwiye ko wabaye nk'indaya cyangwa se kuri indaya nyine ko ibyo uvuga unabikora?
bambwira ko ndi indaya ndetse abagabo benshi barampamagara gusa ikintu gitungura abagabo ni uko iyo bampamagaye basanga ibyo mvuga atari byo nkora barampamagara bagasanga ndi umuturage ibyo navuze kuri kamera ntabwo ari byo nkora bagasanga ndi umuturage bisanzwe ubwo ni ukuvuga ngo utanga serivisi udashoboye serivisi ntashoboye iyo mugabo nemerewe guha n'uwanjye oya nyine urumva impamvu nkubwiye nyine ibyo baba bashaka nyine kugira wenda ngo impamvu nkubwiye ibyo urumva nimba ugiye muri content yo kuvuga ngo ngiye kwigisha uko imibonano ikorwa Yego. mpuzabitsina abantu batabizi bitewe n'isi tugezemo Yego. umuntu wenda amenye ngo izi pozisiyo umuntu amenye ngo bigenda uku wabikora uku kuko narabonye kuri cano yawe ufata agasekuru Yego. wagahinduye igitsina cy'umugore Yego. ufata agahini ugahindura Yego. igitsina cy'umugabo yego ushyiramo n'utuzi Yego. narakubonye naragikurikiye cya kiganiro kimaze kugira ibihumbi 100 abantu bamaze kugikurikira abantu namwe ariko mukunda byashyushye none se ni bibi urumva noneho ibyo bintu hari umuntu ushobora kubibona agahita yumva ko inyigisho uri gutanga we uri metere w'izo nyigisho wizo nyigisho nyine kubizi urumva nawe gufata akantu k'agasekuru ugashyiramo umuhini ugashyiramo utuzi hari ibintu uba ugiye kwigisha abantu nyine bahita bumva ko ubwo bwenge ubuzi nimba ari umugabo aguhamagara akavuga uti none se ndi bubigenze ubigenze ute umugabo ntekereza ko benshi bashobora kuguhamagara video call kugira ngo wenda ubigishe hari n'ushobora kuguhamagara yakuyemo n'igitsina cye oya hari n'umuhamagara akambwira ati ngenda ashaka ko kunyigisha puratike muri kumwe bikava muri tiwori bikajya muri puratike none Uwo se nguwo none se rero hari buri cyo none se hari ndavuga se. igiciro uba washyizeho wenda nta giciro ahubwo uvuga ngo ambaza puratike ngahita mvuga se none koko ni gute nzereka umuntu ukuntu bya bintu ni bayishyiramo ubuzima Eh, ni ni ubuzima gute bwabiguteye none se wowe tuvugishije ukuri uri umugore w'umugabo sibyo umuntu araguhamagara ati ndashaka ko unyigisha puratike tukabivana muri tiwori bikajya muri puratike puratike ni ukuvuga ngo ashaka gushiramo arashaka gushiramo nyine gushiramo ukamwereka uti uti dore uranyuza ngaho aha, nyuza aha uranyuza ngaho unyuza genza uku, uko ugira uko rero reka mbabwire ibyo ngibyo mwa bagabo mwe byarananiye kubikora muri ubwo buryo none se ve nta nubwo uteganya kubivamo biriya bintu reka nkubwize uko kubona nyine biri kukuraho abantu Cyangwa bakagufata reka uko abantu baguhinduye ukundi Vese kundi uyu nguyu. nimba kambanze nkubwire nimba ari abantu batunguwe wakoze biriya biganiro ndimo waratunguwe impamvu ndimo uri mu bantu uri mu bantu nahuye nabo bwa mbere kuri YouTube ijambo rya mbere wambwiye n'abantu wararibabwiye kutaje gukora YouTube channel waba ubyibuka se narakubwiye ngo ntabwo njya gukora YouTube channel ndibukaguye umva none uravuga ngo ndibukaguha ako kantu mana umuntu aba yari yifitiye nyine uri kumva abantu bagiye kubona uvuga nyine wari uzanywe n'agahinda wari ufite kandi pe wari ukeneye ubutabazi ufite n'ihungabana ubuzima abana babirukanye nawe ahuba nta bidahari ufite akababaro kenshi abantu barabyumvishe ndetse bakumva ko itsinda ryari ryaje kugusura ryahemutse mu kuba rya uvuga uti banzana ibikarote byaboze ibiki n'ibiki ibintu nk'ibyo ariko abantu nje natunguwe nyine ari ukuntu nanjye wantunguye sinkwirarireho nkurikije uko nakubonaga njya kubona mbona wasohoye ikiganiro banagiye kubona mbona wakoze YouTube channel ariko nibaza content uzashyira n'ubundi tugomba kugufasha mbona ufashe iriya content kandi navuga njyewe mu ruhande rwanjye ibyo uvuga biri ku karubanda ariko hari ababikeneye hari abantu babikeneye pe n'isi zarinda irangira hari abantu bagikeneye kuko ubwo n'ubwenge umuntu atavukana kandi isi tugezemo uyu munsi hari abamama bashenye kubera ikibazo cyo mu buriri hari ingo zisenyutse sinzi umurongo bishobora kuzahabwa ahari wenda nk'abantu bakagutera nk'inkunga ugakodesha nka sare ukajya ushyiraho nk'umunsi uti ukajya kuri cana ukavuga uti uyu munsi turi bwigishe iki kintu turi butangire 10:00 muze kuza ndaba mpari se wumva buriya rero wunze mu kintu Imana yigeze imbwira urumva ku buryo abantu nyine abantu baza bakakubona n'ibyo bintu wenda bikaba nk'ahantu nk'akarere kakaba kazi ko iyo nzu nyine yigishirizwamo ibijyanye n'amabanga y'urugo kuko ibintu n'ubundi urabona ko
ukuntu abantu babikurikira Yego. ushobora ngo abaswa muri byo ni benshi ni ni benshi ukuvuga ngo ibi bintu ngewe ibi ngibi niba ari nayo nzira Imana yanyuzemo umugabo wanjye akanta kuko ngewe umugabo wanjye iyo yambwiraga ati uraryama uku nguku letaga amubwira ati ibyo ntabwo ari iby'abarokore sa nk'ubivuga mu kinyarwanda Oya, kuko iyo hari umugabo- n'abandi okay, hari hano n'abandi naho bashobora barokore hari n'abandi kubyumva barokore nabo b'abarokore. nanjye ibyo bibazo Ntabwo ndabizi ndi ndi ku bubivuge isango nk'iwanjye, ndi ku barokore. isango mu kiganiro cy'umuryango nanjye hari ibibazo najyaga nakira yego weho ubwawe none ni wowe ugiye kwitangaho urugero mbere y'uko Oya. umugabo agenda ngewe umugabo wanjye Yego. urumva umugabo wanjye yarambwiraga ati ryama wubamye ryama se wenda ucuramye Gucurama akinyuma tukita akinyuma Yego, reka nyine tuvuge kavuge mu nta mazina kibazo. yabo. Umugabo akambwira ati ndashaka akinyuma amubwira tumva rero wa mugabo uvuye mu buraya buriya ibyo byose wabikuye hehe umugabo yagira izindi postera none se ubundi afata vesi ikibazo ubwo urumva atari ikibazo yego abantu mwakuriye muri ADPR murakoze ubukwe araje mumaze wenda imyaka runaka Vuga ngo mubana ushatse uri n'isugi niwe mugabo uzi nigeze mvuga ku biganiro kuri Channel zanyu ndavuga ngo ubusugi butera iki umwaku ngewe umugabo wanjye niwe mugabo nashatse nzi mu myaka 24 nashatse mfite urumva ni imyaka y'ubukuru ihagije sibyo iyo myaka 24 nashatseho ariko ntiwari ukuze cyane nabo nari inkuze atari cyane ntabwo nari inkuze cyane ni ya myaka nabaye muri geto mvamo nta musore nsomanye nawe none se buriya bushinzi wabukuye banza wumva ntabwo ari ubushinzi w'intu mbabarira ntabwo nongera ari amagambo wayakuye nyine ariya magambo kuko hari igihe uvuga amagambo mu biganiro wakoze nkumva nanjye wese uyu ni vesi nzi ni njyewe abantu babyumve nitwa Vestine sinahindutse ahubwo ni iminsi yampinduye ese ubuzima buhindutse ibiganiro wabibana nyine banza wumva uri kunyihutisha cyane kangende gaho uri kunyirukisha urambajije ati ese byagenze bite niba umugabo ambwira ati tukore gutya umugabo arakubwira uti mpaka inyuma nkamubwira ati ni ibishitani ubwo buraya ni bande nabahe bagore babikwigishije ninde mugore wabigukoreye nkanamutoteza nkavuga ngo uyu mugabo ntakijije nkanarira nkajyara nkikunguza nkaba ndahagurutse mfukamye impande y'igitanda nkamusengera kubera kubwuti kora akagaposteri yego uhise ubona amadayimoni amwuzuye ngamusengera nkabantu no mu ndimi nkamubwira ni iyo menya ko ari uku nguku uteye sinari bugushake kuko Imana yamaye umuntu udakijwe nkumva ko ariko urumva harimo kutiga amashuri ya danje nta mashuri sibyo harimo na byabyara umuntu aba yarajya azengurukamo hirya no hino n'ubuzima ukuza umeze nka Marene wirera urirera nta muntu waguhaye uburere nta na Marene wawe uje ngo agukorere bride shower wenda ngo ibe baguha impanuro uragiye gutyo gusa wiviriye mu rusengero mu kageto kawe k'uburushi wabagamo uragiye ugiye ku mugabo sibyo umugabo icyo gihe utangira kumubwira uti Imana yambwiye ugatangira ukabizanamo iby'uburiri iby'Imana rero aho ngaho niho urugo rwanjye rwagiye rupfira noneho n'umugabo agatangira akantuka kuri timu twagendanye mwabonye ndira nkavuga ngo ba Marene bansenyeye ngo urugo byagiye bivamo akavuga ati ba Marene ko basobanutse ko basobanutse batakubwiye ni ubuhe bakugiriye iyihe nama ntabwo bakubwiye ko umuntu akora n'izungu igitsina cye ntabwo bakubwiye ko umuntu anagira ndetse ntabwo wajyaga kogosha insya Yesu mumbabarire katika jina la Yesu oya ntacyo oya ariko ni amazina yabyo wenda nuko abana ubwo ntibaze kubireba rwose pe abana ntabwo babireba ni editinga ukure uko iki kiganiro ntabwo oya ubwo ko karaza imbere oya ko karaza imbere muri into ariko nawe uri umupasiteri oya nyine njyewe nimba ndi umupasiteri nakubwiye ibintu bibiri njye nemeranya ko mu gikorwa cy'amabanga y'abashakanye hariho abantu batabizi pe nyine yakuze ariga ava mu kwiga abona akazi mu kubona akazi abashatse abantu biza babaye muri enterinete baba bafitemo uburyo abona akenge gake
ahubwo nibo bantu Ababaye kuri ibyo muri bari interina? n'injiji benshi nibyo se yego pe nk'ubu hari nk'ibigo kugira ngo wenda hari umuntu nk'ibigo utarabaye hari muri nk'ibigo wapi interina hari nk'ibigo niwe utazanamo muntu ibyo bintu udasobanutse hari nk'ibigo utazanamo ibyo bintu nk'ibigo by'abamasiteri bataraciye n'imyeyo yego ese abantu ni na benshi ahubwo no guca imyeyo babyita icyaha yego natwe Sibyo? twakuze babitwihanisha ariko rero ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none hari n'abantu baba batarisiramuje bavuga ngo Ngo ni icyaha. ako gaho imana nikatubaza ngo ni urumva sakuvuza ibishego oya ntabwo ari Oya, ibishego uvuza ibishego, oya urumva Imana hari ukuntu uvuga ikintu kugira ngo abantu uyu munsi hari abapapa cyangwa abasore banze kwisiramuza mu buryo bw'amadini akavuga ngo ese nk'ubu nko ku munsi w'imperuka imana nimbaza akagahu nzagakura hehe urumva rero ntabwo ari igishego pe kandi pe njyewe ngenza abantu benshi kuri icyo ngicyo nyine aba ari abaswa ahubwo njyewe numva ibintu ukora uzabiha umurongo neza oya reka nkubwire so kuko hari abantu bakeneye izo nyigisho wenda jya uzimiza njye navuga nti jya ugerageza uzimize wenda sibyo ariko hari akaganiro nakoze hari akaganiro nakoze najimisha rwose pe nyine tangira wige kubikora mu buryo bw'ubunyabupfura noneho umugabo nimba ashaka ko umwigisha nk'igikorwa basi naguhamagara iwe ariko hari n'umugore we harimo n'umugore we yego uwo mugabo yego ni ikibazo nyine kuko kwigisha umugabo agashaka kumwigishirizaho ntabwo ari umuco mwiza ahubwo kuko icyo kibazo gifitwe n'umuryango ayo masomo bakagombye kuyatora we n'umuryango nimba ari umugore akatora we n'umugabo we bari kumwe nimba ari umugabo ese ari abamama bajya baguhamagara ko bagowe hari abamama bampamagara akambwira ati njyewe nta mavangingo mfite kuva nashaka njyaye gatatu ntabwo ndabona amavangingo ese ibyo bintu biba byaratewe n'iki bimeze bite nkamubwira ko nyine umubonera si igisubizo mba ngifite hari abadamu benshi basigaye rwose bafite amavangingo kubera wabahaye kuko nabahaye kuri gahunda nabahaye bampamagara wenda ngiye ikintu nashaka kukubwira ikintu nashaka ahubwo yivuge 078 70 90 378 078 70 90 378 ibyo bibazo abo badamu bimaze gukemuka kuko nubwo naje benshi banyita ngo ndi shitani ngo ndaguye mbaye shitani ariko ni ukuri pe hari ingo maze kubaka none se ntiwahindura wenda iyi ntuza tuyivaho turi kuvaho kuri iki kuko ari ibintu nka bibiri nshaka kukubaza yego mu itorero ubu ntibaguhagaritse mu itorero rya deperi yego ko baciye shitani kera barampagaritse kera ariko ntabyo uzi nuko ubyimaje cyangwa nawe wiyumvisha ko baguhagaritse wamamagaye arambwira ati nyine urabizi ko utanahinguka mu rusengero kandi uwo muntu wamamagaye ni inshuti yanjye aba no mubi imbere gutya none ni wa muntu uba uri impande ya pasiteri ntekereza ko ibiganiro byawe ubiha umurongo ukuremo igishegu cya danje kuko ari ubwo uvuga ibintu nyine nanjye noneho usigaye ubivuga no mu mazina oya titire uherutse kwandika oya utanteza biso uretse nkubwire zana titire yawe urebe nyine ugambiriye titire ariko uherutse kwandika urayizi ashaka kubaza ugambiriye iki uretse mbabwire mw'abantu nese urafata titire ukayandika mu mazina nyine mu mazina sibyo iyo titire mu mazina bambabarire sibyo bambabarira babonye iriya titire nge ndiseguye uyu munsi wa none vesti nubwo mbivuga nguku pe suko ngo ni ikintu ngo nkunze ni impano kuko nta shuri wabyizemo narabyize waranabyize kuko kuva kera witwaga ngo banyitaga urumva banyitaga keya keya banyitaga keya tugisenga za kanyarira zinemewe nigishaga ariko kubera iki niye mpamvu abagore bafite inama z'abubatsi ingo nihe mpamvu ingo zabo zisenyuka abagore bafite inama z'abubatsi nk'ubu nyine ukavuga ukuntu nk'ubu nawe wasanga nk'ubu ni urugero abantu ntibatwumve nabi wasanga nawe ubishye mbishye ariko ukaza hano ugahabura abantu ngo dore ubugenzi uku ngo ubikora uku ngo ubikora gutya kandi umugabo wawe muteye kamera yabwira uti wa mugore ibintu avuga nta na kimwe yanankorera ubundi se abagabo muranyurwa
undi se abagabo muranyurwa abantu mwandike muri oya comment abagabo oya wasanga umugabo we tumusanze umugabo areba umugore wiwe uteye neza ufite ibinyashi waraguye tuvugisha ukuri waraguye ariko naguye he nose ntago ntiwasigaga inzara ariko se ayiwe agira undi muntu ntera hakagera nk'iri ngahumva ngiye nkunda inzara urateganya kuzongera kubyuka basi kubyuka njya hese none se waraguye pe byemere usiga inzara umwadeperi nta mwadeperi usuka narasutse se do ni natirere se ko ndeba ego ko do ni natirere nose ko bikomeye hataza kugira ugira ngo ni plante do wabibonye do ndabona atari plante do n'umusatsi wanjye do nuko wabisokoje gutyo nuko byihini ntabwo nasokoje do ntabwo nasokoje do ni natirere n'umusatsi wanjye arega ndi mwiza nubwo umugabo wanjye yaragiye yahise avuga ati n'ubundi umugore wanjye ari mwiza kanisubirira iwanjye umwiza ni mu musatsi ni mwiza ariko wivuga ngo uri mwiza nawe wikwikina ngenzi no gufata neza umugabo uri mwiza se gute buno nzi no gufata neza umugabo none se ko umugabo yari yagucitse akamara imyaka ingahe hanze nyine ni ya myumvire sorry no urumva agaswe ngwiki kankwambike ngo ni yaci urumva ahangari kukambaye ntago kari bugufate neza katugashyire hano yego urumva ni ya myumvire weho umugabo uhora banguze gufata umugabo neza kandi umugabo yaragucitse yarakubwira gutaka inyuma utivaho shitani birangira agiye ujya kwiga amahugurwa noneho ngo y'ukuntu babigenza kukamanika nibura umugore kambisubire bivuga niyumvi nubwo nta kinjira Channel yange ni vesti na TV ako niba uri umugore ukaba utazi kumanika akaguru kazamure noneho mana y'isi n'ijuru abagabo uyu mugabo akanwa kari umuhano kavugaga ubuhanuzi kavuga kumanika akaguru ariko ubuhanuzi buretse nkubaza ikibazo mwabagabo mwe dore uri umugabo sibyo abagabo muremwe mwirari muvuka kagize gutya kagize ute kugira basuzume ko umugabo ari muzima kaba kagize ute ibihagaze ibigize gute umwana baramusuzuma bakareba abaganga bakimugwereza babanza gukoraho bakabona kuki ariho basuzuma kuki ariho babanza gusuzuma ngo barebe ko utabyaye ikiremba ariko se ubu koko mana abagabo mwe murarongora nimukambwire ntagire n'umuntu uza kuri iyi mihanda rero reka nkubwire nyemerera nzajye kukuvuza nyemerera nzajye kukuvuza ujya kumvuza aho jiste niba bantu banjye abantu muranga mwandike muri comment uyu mugabo twicaranye n'imanzi nanga yararongo hoya njye nanashatse njyewe ntari imanzi washatse utari imanzi yego ubumanzi wabutakarije butakaje ndashaka ko umbwira ahantu watakarije ubumanzi hanyuma bamone ko wari wasambanye vara antoka none hari icyo utababwiye none se ariko nawe yuko kuki ushaka kunyatuza kandi hoya njye sibyo ko byabaye kera ntarakere se umwami n'umukiza ugafata ubugingo bwanjye ntago ari ukurwana ntago ari ukurwana icara akanwa kavuze ubuhanuzi ni gute gahindukira kakavuga bene ibyo bintu ongera ukizwe vese ongera usubire ku ruhimbi ongera usubire mu cyumba cy'amasengesho ongera usengera abantu bakizwe tutagihindura filime sibyo ikiganiro tutagihindura filime ibi bintu byaramba none se ubundi ibintu uvuga bikugaburira gute ko mbona na YouTube channel yawe itaraguhemba itaramemba ubizi utese ikugaburira se gute nibitamemba nta kuntu rwarwa amafaranga yamemba itamemba mba ngomba kubwira abagore bakiyitaho bakamera neza abagore bakareka gufuhira abagabo babo ahubwo bakikunda kuburyo ugasanga umugore wawe arakameze neza ahubwo aho wagiye kuri yandaye ugahita ugaruka umutima ukurya uti ndasanga n'uwanjye bamutwaye nubwo ndi kuwabandi mwabadamu mwe mwiyiteho kuburyo umugabo azaza ariko ngo hari abadamu batamesa n'amakarisoda ngo igira gutya yishyira mu ndo igira gutya yishyira mu ndo kandi mwabagabo kuburyo rata wa mudamu umugabo azajya arongora ati n'icyuki cyanjye barahita bagitereta asubwa ko kanwa niko kavuze zupa y'amandogerere ego na n'ubu ngubu ndacyavuga mu ndimi ku izina ry'Imana utabeshe Imana ari iguhaye kuzivuga ari impaye kuzivuga ndanasenga ngahishurwa ntunteza satani
ntuneze satani njyewe ndasenga ndi n'umukozi w'Imana kuba mbabwira ibingibi by'uko mugomba kwiyitaho ukamenya uko ugomba guha umugabo wa posteri nziza nkayikwereka ariko se reka buretse tugaruka aho ngaho wenda nanjye reka nkubaza akantu reka nkubaza aka kantu ubundi ko abagore mwabaho abagore ko bahohoterwa umugabo kuki we yaza akagutura iyo posteri hejuru ndese posteri ugomba kumuhamo urabizi washatse umugore urabizi ko ibyo bintu nta kintu azi na kimwe noneho uraje uramubwiye ngo hita ukora iyi posteri mwana ukamubwira uti bigenda gutya cyangwa iki noneho utigeze wenda we umugabo ahuye n'abandi bagabo wenda banabiganiriyeho se agiye ku mbuga nkoranyambaga ahuye na Vestine cyangwa we yakuza ahubwo aranakubonye ubu rero ikintu ugomba kwitaho ugomba kwiga cyane kubera yuko ushobora kuba wubaka nkeya ugasenya nyinshi oya ntabwo nsenya ndakurahiye uzaperereza ushobora kuba wubaka none se ubwo nimufashe kagasekuru kawe nabonye uba ufite washyizemo umuhini n'amazi ukavuga ngo bigenda gutya uwo mugabo akagenda bitura ku mugore agashaka guhonda umuhini muri yasekuru oya mbabwira ko bagomba gutegura abadamu babo nagerageje kubabwira ati umugore abwirwa amagambo meza atangira umuteguro ukiri mu kazi yego aho uri mu kazi umuhamagare niba utaherukaga kumwita sheri yumve noneho karaje yumve uramubwira uti sheri shu nijwi ryiza rituje umeze ute ndumva nshaka ko tujya gusangira agafanta ahantu aho ngaho uba umuteguye umugore uzamusohokana ujye kumugurira nawe agafanta ye kwirirwa iyo ngiyo mu maziko ngo ni uko ari buteke ngo ni uko ari bwite ku bana ngo uharanire ko yita ku bana gusa sibyo uwo mugore nuba wamunejeje wamusohokanye nawe niba ari ako kaburusheta akakaryaho niba ari ako gafi akakaryaho uwo mugore ni gute uzaba utamuteguye neza wose uzaza widumbukizwe kwa Vestine urebe ngo uko wabonye ibintu kuri televiziyo wabonye ngo abagore ngo bashibura amazi gutya ayo mazi wa mugabo we ni wowe uba ugomba kuyashaka mu mudamu wawe ntabwo uzaza ngo witure ku mugore utagaburiye ku mugore utahaye icyo kunywa ngo witura ngo ugiye ngo gukubita ngo amazi ngo azamuke hejuru namwe Vestine yambwiye avuye he ngewe rwose ngomba kubabwira ako nizere ko ubwo ari n'ikindi gihe uzafata ukongera ugakizwa nkongera ngakizwa yego ndakijijwe bantu banjye tuzagaruka uretse nkubwire ka tuzagaruka kuri iyi topic uzi ko iyi topic itarangira se nta kibazo ngenda kije ngenzana gusanga kuri channel yawe ndende tuzanasenga ariko ningera we uzavuga ibyo bintu ngiye ngusengere ndende ndakijijwe sibyo akukijwe gute warahinduye uretse gato uhanura warusize inzara hanura ariko bantu banjye warusize inzara ndashaka kukubaza ikibazo warusize inzara wishyiragaho ruje tiro harya ni ruje tiro muri kubibona rata mureke mbabwire rata mbere wagira ngo ninjye mbere nasaga na za zindi basura amadovize akinjira ariko uyu munsi wa none niba ameze uku nguku hari icyo bitwaye ntabwo nihinduye nisiga utuvuta ntabwo nkisiga igikotori nose mbona udufaranga niba mbonye 5 narabaga nta bushobozi bwo narabonaga 500 akaba ari ayo kugura igikotori sibyo kagakotori bita Vestine ariko nisigaga niba buno ndi kwisiga utuvuta dusukika turi likide nkaba ndi kwisiga ndi koga agasabune katakiri igifuro muragira ngo ndakomeza mere gutya nk'uyu musatsi n'uwanjye murabibona erega ubwo nabwo n'ubwibone ngiye mbita bibona nk'uburaya ntabwo ndindaya ntabwo rega mvuze kuri erega udora impamvu hari abantu mba ndi kubariza niyo mpamvu ngira ngo nabo basobanure abarokore nyine uri kubariza abarokore kuko ari ukuntu SV wenda unsubizeho rimwe gusa kugira ngo nkubaza kandi kabazo kamwe ubundi umuntu uririmba muri korali umuhanuzi umuvugabutumwa baba mu rusengero abonye akazi mu kabari yagakora ntabwo yagakora oya muri wowe uwo muntu yakagombye kugakora kubera ko imyumvire ye n'amahame y'idini arimo ntabwo bimwemerera gukora akazi kahehe ko mu kabari nta n'umurokore mbwiye ngo akora akazi none se si imirimo nk'indi ibicumuro ushobora gucumura mu kabari se babicumura n'ahandi se
n'ahandi yavuga ngo ahubwo icyo gihe baba bahinduye tayito sibyo icyo gihe abahinduye tayito niba umunyakabari twavuga ngo umunyakabari agomba gutereta umunyakabari mugenzi we umusinzi mugenzi we umurokore nawe aba agomba gutereta umurokore mugenzi we kuko n'abarokore barabikora n'abarokore barashyukwa bakanarongora ntibabikora se nta muntu urumva wateye inda ari umurokore none se ubwo ngubwo nk'ibyo bintu ubuguye uvuga ibiki ahari nashonje mvuze ngo iki umuntu witwa Pastor Mutesi rero bimaje kuba nkaho 95% kuko Feredina baba baratandukanye ukurikije iby'umusambanane wa Feredina yatangaje ku ma YouTube channel. Ariko rero buriya inkuru tutareka kuvugaho urabizi ko hari igihe umuntu ababona izina rye ryibagiranye agashaka kujya gutwika nuba ngo Sandrine we yaje gutwika Sandrine yaje gutwika mukurikiranye nyamara ni mucukumbura neza muzasanga Feredina yibereye mu rugo rwe ahubwo Sandrine ari igikomere kiri kumugendamo akaba afite igikomere cy'uko uriya mugabo yaba yaramusabye ko baryamana hanyuma niba yanaramurongoyeho agaturu ka mbere cyangwa ka kabiri uyu mugore akaba yarananiwe kwibagirwa kandi Sandrine baramaranye na Feredina imyaka 2 none imyaka ibiri natwe twagiye tumarana n'abagabo imyaka 8 9 bagiye badusiga imyaka 2 sibyo ni ibiki bituma umuntu ajya gusenya urugo rw'abandi yikarakasa ku mihanda ngo yisubije umugabo nta mugabo biriya babonye nk'iki nk'ubushinyaguzi biriya ni ugutera umwaku ngo Sandrine yaje gutera umwaku Mutesi rata mwana wa mama uba ku rugo rwawe ararwubaka se rurahari nirushaka wowe wivugiye ko abonye Feredina akatana umuntu ahantu urwo rugo rurahari ariko kuki usakara ibintu byarangije gusakambura nta mugabo utarongora wasanga ari nawe yakatanye ahubwo Mutesi ube maso ni wewe Feredina wamubonye ujya baraba ngo umfa reka nkubwire aha twicaye ahangaha sibyo aha twicaye sibyo aka ni akabari umuntu atunyuzeho turi mu iyi nkuru atunyuze ahazi ngo yasohokeye ahantu kuri yo batamuzi sibyo ari kumwe n'undi mwana w'umukobwa sibyo wowe uramubonye ubone kumuza regura abagiye kunyonera kuko Pastor Mutesi turavukana abameze nk'ugiye ariko uvukana n'umuntu wazanye inkoko ziroze umuntu yazanye iwawe inkoko ziroze Pastor Claude umva ibintu yavuze buretse nkubwire Pastor Claude yaravuze ngo twaramaje uti inkoko mwajyanye mu rugo rwo kwa Vestine ziraroze aravuga uti nta nkoko nge nabonye ubwo zaturutse ahubwo ziriya nkoko zari zaraturutse Claude twamubajije ngo ese Pastor Claude inkoko mwajyanye kwa Vestine inkoko mwajyanye kwa Vestine zari ziroze mwazikuye uti ngewe nabonye umufuka w'umuceri uw'amakara kawunga ibitoki ariko inkoko ntazo nabonye kandi ari zibara rimwe uti pe utise ko inkoko zijya zikokoza nimba Vestine yarazibonye ibyo ni ibimureba ariko ngiye nta nkoko nigeze ngira ute mbona ubundi shyiraho umucyo byanyabyo nimbana natwikaga uvuge ko watwikaga muri iriya audio ubundi inkoko iwawe mu bihembo bazanye kuguhemba inkoko zari zirimo ariko inkoko n'ibyo umuhanuzi yaguhanuriye uvugisha ukuri umva rero reka nkubwire sibyo ngewe umuhanuzi yaramanuriye kandi abahanuzi niyo mpamvu nge ntabwo nkiri guhanura bambabarire waraguye nyine birumvikana hoya erega ngewe ikintu ngukundira ntujya uvangavanga ibintu nimba uri muri izi nkuru ubu zirimo kandi niyo ukijijwe uba ukijijwe ariko ubwo uyu munsi rero ntukijijwe uyu munsi ntabwo ukijijwe ntabwo nkijijwe ariko sinakwiba ariko urumva minisiteri ya Yesu warayiparitse nyine cyetse kuvugira Imana yego none se ngo nimba winjiyemo neza abantu Imana yagutumagaho wenda bagiye no kubirenganiramo ugasanga Imana ibaye nyine reka mbabwire sibyo umuhanuzi ngiye yaranyibwiriye ati umva ukuntu Imana imbwiye Imana irambwiye ngo abo bantu baje kuguhemba mu rugo rwawe dore baje gutamba urugo rwawe kandi ni umuhanuzi yari ari muri Swati
hari igihugu bita Suwati nawe nabona iki kiganiro azakibona ngati Imana irambwe ngo batambye urugo rwawe icyo gihe nindi kumwe n'umugabo umugabo wanjye atangira akambwira ati ubundi ibi ni ibiki niba ni ibyo kurutambira mu nkoko. hanyuma nyine arambwira ati dore n'ikimenyetso bazanye n'inkoko bazitongereyemo ibintu ntitwamaze n'izo nkoko kuzirya nta n'izigihari ndetse Claude ahera he hahakana iyo nkoko inkoko mani ngiye n'iby'abahanuzi barakoze kumpemba ngiye rwose pe Marene arakoze kumpemba nubwo nahuye n'ibyago bikomeye n'ibibyo biryo byari binaroze cyangwa abo bagendanye babiroze umugabo akajya abona atazi ari ibiki biri mu rugo ariko ibyambayeho namwe mwarabibonye niba narahemukiye Marene we namvuga ngo yampembye nyine urugo rwanjye rurasenyuka ni ibikomere Marene mbabarire na nizi saa ntacyo nshinja Marene mbabarire Vestina weho we ubu ngubu njyewe mbona ko kuba Mutesi ari gusenya ni wowe ubifitemo uruhare. Umuntu yarambwiye ngo aya marira mubona uwo mugore ari kurira azakora ku bantu benshi. Uti buriya nimba koko Vesi baragiye iwe uti ni umuntu ngo twari turi ngo nimba mwari muri gusehe ngo Imana irakubwira ngo umuntu uzarira ari ugize uruhare mu kurira. Umuntu niko yambwiye bari icyumba cyo kumuhima simbyibuka neza ko ndanimba ivugo ratubyibuka ngo umuntu uzarira nyine weho nurira uwo muntu ari ubigizemo uruhare ngo ayo marira yawe ngo azajya agenda asenye byinshi. Oya byongewe waje hano uri kurira yego nararize urira bihagije kandi uvuga iby'agahinda kawe nararize na nizi saa kuba ndi kuvuga bidatinze reba muraba uri mu rugo rwa Mutesi kuri Marene wawe nawe ntago ngiye kubizanamo hano ubwo reka mbyihorere ariko icyo navuga kimwe cyo nuko nawe nta ruga cyubatse Marene wanjye yego nibyo yego ni gute kwa Mutesi bipfuye kwa Marene bigapfa kandi Claude nawe impamvu bigihagaze nuko mwahuye. Oya Claude arambwira uti Vestina wimumbazaho twarahuye dusabana imbabazi ibintu byacu birarangira musabira umugisha ansabira umugisha. Oya Claude ni inshuti yanjye Claude ntacyo mushinja ibyo yivugira rwose nubwo abantu bamutuka ngo ni sebi radiyo baba bamutuka bamuhemukira Claude agira n'umutima mwiza urumva ahubwo agira umutima mwiza ahubwo iriya timu yindi yaba Pastor Mutesi nyine Pastor Mutesi ntacyo ngushinja pe ariko imvuga kantu ngushinjije niba ugiye guhemba umugore ubu ukamenya ngo uzanye na Marene w'umudiaspora arakwizeye ntabwo azi ngo bahemba bate none Marene icyo gihe yari atarabyara nawe wakozwe nka sitarato Marene icyo gihe Mutesi ya sheke itazigamiye Marene icyo gihe ntiyari akabyara ngo amenye ngo babyara bate cyakora ndashima Imana nigeze mpano ikintu cyamuje na Marene wanjye ni ukuri abantu babeho bakize kuri ADPR rukiri niho narindi 2014 ako tekeza umuntu akubonye 2014 kuvuga tuterevekire ubu akaba ari kukubona sha ufata ako v bibanza wumva 2010 winzimya ndashaka guhanura ndashaka kuza nkanakizwa none ngewe niba ushaka ko nkizwa abantu niba bashaka ko nkizwa nibantera inkunga barebe ko ntari bubwirize abantu bakongera bagakira niba byose ndabihanagura niba umuntu ashaka kuntera inkunga Channel yange ya Vestina TV nyivugiraho biranakuraho ikirayi kimwe nakuraho ibitoki bibiri ariko mba nabibonye niba hari umuntu uri buvuga ati ngewe ibyo ngibyo ndabitanga ariko uyu mudamu ave kuri iyi mihanda are kwigisha ibi ngibi no barebe ko ni izina ry'Imana ndakiza ngewe ngira amavuta sinamurukiri gusa hari abantu benshi nasengeye hari n'abandi nasengeye ibyabo birabohoka Marene wanjye namubwiye ko azabyara umwana w'umuhungu abirirwa bavuga ko yanamukuye mureri minata ntabwo ari mureri minata bavuga ko yiteje intanga ni umwana Imana yavuzeho yakiteza intanga yagira gute ibyo ntibikureba ahubwo nuko Imana yamubwiye ko izamuha umwana mwiza w'umuhungu ikamukorera ubukwe ikanamushumbusha Imana yaje kubikora rero imukorera ubukwe sibyo imukorera ubukwe aza kubyara ndashima Imana ko nahanuriye Marene ko azabyara nyuma y'imyaka myinshi akabyara nubwo naba naraguye pe ndemera ko naguye sibyo ariko ndashima Imana ko Marene wanjye yabyaye icyo cyonyine kimpa imbaraga kubashira ku ibere akonsa bimpa imbaraga ibindi byose ni ubusutwa
uyu munsi niyo naza njye kubwiriza kuko njye nta hantu Imana ijya ubuhanuzi ndabufite n'indimi narazibatijwe Imana yabyesitaye muri njye sibyo utu tuntu tw'utuverine naduhanagura utuntu two kujijisha ngo bagira ngo ndi umusirimu kubera n'ibikomere byo muri ADEPR ni returudaje none se ve nge rero utuntu utakoze ukiri umwana nibutse amavuta wari urimo bajya bambwira numva agahinda karanyishe baranagiraga amavuta nashaka kukureba nkakubwira hari abantu umugore yari umucuti ya mugenzi wundi aba bagore bagendana umwe yari umuhanuzi nk'uko nkaba ndi umuhanuzi nguhanurira uri umudamu nkakubwira ibintu ku mugabo wawe nkajya nkuhanurira ibyo umugabo wawe akora bukeye ndamubwira nti runa mbonye ufashe mama runaka umufatanya akaboko mugiye ariko mbone uhindutse ihene wa mudamu yafatiwe ku mugabo wa mugenzi we bari gusambana barabatenga muri ADEPR kandi uwo ngo yasambanye n'umuhanuzi wa muhanuzi yasenye urugo rwa wa mugore yirwa muririra ngo ari kumuha ibyifuzo subguza ibintu neretswe nongera nereka undi mugore twasenganaga muri groupe aciwe n'umumotari ngo mbone moto iragiye niwe mu rugo ayifungira ku muryango baje kubafatana n'iki n'umumotari nk'uko nabyeretswe nta kintu neretswe kitabayeho icyo neretswe cyose cyabayeho hari ibintu byinshi abantu banze nsenga bazareba iyi video barabizi ko nakuze nsenga n'umunyamasengesho umuntu rero ushaka ko mbivamo rwose pe nababwira ngo mwangira inama ariko munakanda akanyenyeri none se ve inama gusa se mwana ko nazarira we inama warazigiriwe ahubwo hagire ugufasha hanyuma n'ibitabo ibyo igihe cy'Imana nikigera n'ubundi Imana izakora igitangaza noneho turetse Vestina noneho ikintu ngiye kukubwira nsoza turetse Vestina wa kera akijijwe turetse Vestina uyu munsi nabwo akijijwe ariko hari ibyo ari gukora abantu batemeranyaho urumva ibyo byose tubivuyeho ahubwo tuzanye Vestina w'umumama hano noneho Vestina tugiye kuzana n'utanafite aho uriye na Mutesi noneho ndagira ngo nkubaze iki kibazo ibi biri kuvugwa kuri Pastor Mutesi bibaye ari byo wamugiriye ihe nama ibintu biri kuvugwa kuri Pastor Mutesi bibaye ari byo namubwira ngo Pastor Mutesi nakomere ye gucika intege kuba umugabo yagenda ni ibisanzwe kuba umugabo yamuta ni ibisanzwe umugabo wa gatatu yigo n'uwa 10 yagenda kuko abagabo b'iki gihe turababara nk'abasore mwakundanye yego kera twarakundanaga ukumva umwe yaragiye ibyo ngibyo abagomba kubibara nk'umusore bagiye bakatirana nabwira Pastor Mutesi ngo ntakagire uwaha urukundo ngo amwimariremo ahubwo azareka umugabo nyirizina ari we umwimariramo yego Pastor Mutesi nimba yashenye muri izi ntambara za social media yego abifuzaga ko byaba abo bagore bari kumucira imishono yo kuvuga ngo nawe se wasenya izi ntambara aze kuzirwana ati ya Pastor Mutesi ikintu mukundira kandi koko aranagikomeza yicecekere yikomereze mu bye muri iyi minsi ariko bigaragara ko guceceka atakibishobora Mutesi arega baca umugani ngo wiruka kumbwa kenshi ukayimara ubwoba ako kantu urakumva hari ukuntu abantu bakwirukansa bakakugira igicamu none ko birangira se n'ubundi ari hasenyukiye cyane ari hasenyukiye nabwira Pastor Mutesi ngo yiterana n'abamagambo sibyo kuko atitira afite niyo uriya mugore afite uriya wiyita mukeba we tutigeze tubona aho bamukoye tutigeze ngiye nkunda akantu ko kunywa pe muntu ntanywereye n'agafata ntakaze kuvuga ngo bamukoye bagukoye hari n'agakoko kawe nariye mu bukwe bwawe ngo Feredina yaragutaye ngo Feredina yisubije ibye twigeze tubona ahantu bagusabye byibura tukarya iyo nkoko tukarya iyo pirawu tukarya iyo fi ariko kwa Mutesi twarariye vrema mute ahantu uri na cyiza uri na cyiza bashaka babigira ute uri na cyiza burya iyo umugore arongowe rimwe kabiri gatatu ndetse banamusaba atanishingira uwo muntu ni umusitari ararenze uriya mugore wundi se ninda wamwambika ivara ngaho wa mudamu ishumbusha nawe noneho uvuga uti Feredina ubwo yarongoye mwiza ariho na Sandrine ariko ninde mwiza arinde se ariho na Sandrine njyewe na Sandrine
mukajya hariya mukavuga uti ngaho ni mu ruce ni njye kibi urumva ni ukuvuga ngo Sandiri ni izina ry'Imana nzavuga kuko uciye agahigi ari uko muri iki gihe nawe niyirwaneho wirwanya ukazana ibogari hariya ukayitereka ukavuga uti ni ukuri kw'Imana nanjye nguyu mugabo nihimuye ubundi ikintu cyemeza umugabo ni ukwihimura niba utarihimuye kuri Feredina uri nyakatsi ni izina ry'Imana amagambo abiri kuri Feredina dusoza amagambo abiri kuri Feredina gumupfumbata ikibaju cyawe oya batabana ibicari kazasubirayo ariko n'imibare azasubirayo buriya yajya nakubwenga abagabo hari ubwo bagira irari akigendera akajya no kuruhuka cyangwa niba yarongoraga buri munsi akavuga ati kamba ngiye kuruhuka akaba ari ihungabana se Feredina se yagize ihungabana rya buri byuka twongere urumva nyine hari umugabo yarangiza akigendera abagabo ariko babirambirwa akajya kwiruhukira hari umugabo wambwiye nsoza ngo yapanze n'umugore ko bajya kuryamana ngo noneho ngo muri iryo joro ngo wa mugore aramuhamagara amubwira ngo yego ngo amakuru ni meza uriteguye se turi buzinduke utiyego tishano ukuri tuzinduke utari urugoryi turiherutse kunkiniraho ntirundya amaturi 9 ngo rwanyiniyeho nguremo ibirarane umugabo ngo yibuka ko adajya akora n'atatu ngo ahita arwara malariya vuga na 2 hari abagabo badakora na 2 ngo ahita arwara malariya ngo aravuga ngo hashize nk'ejo mu gitondo handika message ngo veni nguhaye ngo reba uko wigenza ngo njye ntarwaye none Feredina nawe yaba yahuye n'akaga nyine akajya kuruka urumva uyu mugore afite ibinure byinshi ari ubwo umugabo ahiramo bakunzi bacu reka tubashimire Vestine uri hano namwe murabona yuko mujoninge biri seriye Vestine kuri YouTube channel ye kandi mumamagare kuri 07 8 70 90 378 Vestine reka tugushimire murakoze cyane Imana iguha umugisha abantu mwari mudukurikiye tubane mu nkuru z'ubutaha Imana ikomeze ibarinde ciao ciao